ibihugu bikize ku isi ibihugu bikize ku isi rero biri kuvuga yuko ngo bitazasoresha serivisi zo kuri interineti, ni ukuvuga serivisi z'ubucuruzi cyangwa icyo dukunze kwita ikamasi, ngo ntabwo bazigera basoresha ibyo bihugu, ngo ntabwo bazigira basoresha ubwo bucuruzi bugenda bubera kuri interineti. Murabizi ko habaho ubucuruzi bwinshi cyane bugiye butandukanye, hari amasoko menshi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye muri za Koreya agenda abera kuri online. Ariko leta z'ibihugu bikomakomeye ku isi zavuze yuko ngo ubucuruzi butazigera bucibwa imisoro. Amerika rero yemeje ko ibivejuru byageze ku isi, ibyo rero wamenya ku bivejuru ndetse n'amabanga y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye hanze, ariko bigizwemo uruhare rukomeye cyane na Bwana Trump, bitewe nuko we ntabwo yashakaga gukomeza guhisha aya makuru, kandi ngo aya makuru ari ingenzi cyane, ngo aya makuru agomba kuba yajya hanze. Donald Trump rero avuga yuko rwose Papa Francois wa 14 ngo bakomeza kugenda bakozanyaho, ariko atari ibintu byanyabyo. Ibyo byose rero nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Subscribe ni ingenzi. Iyi ni Wasam TV Show. Reka tugusuhuze, twifurize amahoro y'Imana. Uri hanze cyangwa undi wari wese ushobora kuba yabasha kumva ikinyarwanda. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko rero gukozanyaho mu magambo hagati ya Donald Trump ndetse na Papa Leo wa 14 bishobora kuzakomeza, ariko rero ngo bitazabuza impande zombi kugira na umubano mwiza cyane. Rubio rero ibyo ngibyo murabizi ko yabitangaje ubwo yasuraga Roma, ubwo yari yagiye mu Butaliyani kugira ngo nyine agire byinshi cyane akomeza kugenda akemura. Twakubwiye n'ibindi bintu byinshi cyane yakomeje kugenda avuga byerekeranye n'intambara ya Iran, ariko no munsi reka tugaruke ku byo yavuganye na Papa Leo wa 14 rero amaze iminsi atumvikana na Perezida Donald Trump, kuko rero yagaragaje ko rero adashyigikiye intambara Amerika yashoje kuri Iran. Trump rero yakunze kumvikana avuga ko rero Papa Leo wa 14 adasobanukiwe ibijyanye na diplomasi, bityo rero akwiye kwicecekera kubera yuko ibyo ngibyo ntago bimureba. Abajijwe rero ku bikorwa bya Trump byo kunenga Papa kubyerekeye intambara yo muri Iran, Rubio yavuze ko rero Trump buri gihe ibyo akora biba biri mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azakomeza rero gutanga ibitekerezo bye kubyerekeye Amerika ndetse na politike zayo. Ubwo Trump yavugaga yuko ayo magambo Papa Leo atazi ibintu bya politike cyangwa se atazi ibintu bya diplomasi, Leo nawe yamushubije amagambo menshi cyane agiye atandukanye, harimo ngo kukuba Donald Trump ngo nawe nta bintu byinshi cyane azi, ngo ahubwo yabyituyemo gutyo nk'umukire gusa, nta kintu azi byatari, ahubwo ngo byose babimukorera, noneho ngo akaba ari gukoreshwa na Israel n'ibindi bintu byinshi cyane. Ati rero ndibwira ko rero ibyo twabikora kandi tukanagirana umubano mwiza utanga umusaruro na Kiliziya Gatolika, kuko rero nayo igira uruhare runini cyane mu bibera ku isi bikomeye cyane. Kuva rero intambara y'amagambo yatangira hagati ya Trump ndetse na Papa, Trump yagiye ashyira amafoto hanze yakoresheje AI hamwe yigize nka Yesu akiza umurwayi, mu gihe rero indi yamugaragazaga nka Yesu amufashe mu bitugu. Ni ukuvuga ngo Trump akomeza kugenda yigaragaza nka Yesu, ndetse agaragaza yuko ngo ari we isi yari ikeneye kugira ngo isi ikomeze kugira gute, ikomeze kuba yazahuka, ikomeze kuba yagira gute, yakira. Kubiva hejuru rero naho turaza kugenda dukomozayo, turaza kugenda tugarukayo ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko reka tubanze twivugiye ku bucuruzi cyane cyane. Murabizi yuko iyi si yacu uyu munsi wa none yicaye ku bucuruzi
nibwo budutunze, nibwo butunze abantu benshi cyane, kuko kera habagaho ibintu by'ubucuruzi budafatika, ariko ubu ngubu ubucuruzi bwerekeye bwambukiranya imipaka nibwo buri kuba muri iyi minsi. Ibihugu rero bikize birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeje ko rero bitazakoresha bitazasoresha serivisi zo kuri internet. Ibihugu 19 birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Ubuyapani, Korea y'Epfo, Singapore, Australia, byagaragaje ko rero bidashyigikiye ko hashyirwaho imisoro ku bucuruzi bwo kuri internet. Byishyize rero hamwe byemeza ko bitazakoresha izi serivisi mu gihe kitazwi, ariko ngo bashobora kuzazisoresha, ariko igihe ngo ntago ari iki ngiki, ntabwo igihe kiragera. Ibihugu rero bifite ubukungu bugereranyije n'ibiri mu nzira y'amajyambere byakunze kugaragaza ko rero ubucuruzi bwo ku ikoranabuhanga bwajya busoreshwa, ariko rero ibihugu bikize byo bikagaragaza ko rero bidakwiye habe na gakeya. Impamvu nuko rero ngo ibi bihugu bikize ari byo bifite ibi bigo bikora ubu bucuruzi bukorera kuri internet cyane, usanga ibihugu bigikenye byo bidakoresha ubucuruzi bukoresha internet. Mu nama y'umuryango mpuzamahanga mu by'ubucuruzi rero WTO iherutse kubera Yaounde muri Cameroon, iyi ngingo rero yagarutsweho, ariko impande zombi zanga kumvikana burundu. Izi ni ingingo rero ijyanye no gushyiraho cyangwa se gukuraho burundu imisoro ku bucuruzi bwo kuri internet. Mu mwaka w'igihumbi 1998 muri buri nama y'uyu muryango rero hongerwaga kugaruka iki kibazo, ati rwose ubu bucuruzi bukorera kuri internet bwakagombye kuba bwasoresha. Kutumvikana rero muri iyi namba byatumye hatavugururwa ibijyanye no gusubika cyangwa se gusubukura ibijyanye no gushyiraho iyi misoro. Abo rero mu bigo bigiye bitandukanye bakemangwa ubushobozi bwawo bwo gushyiraho amategeko ahamye. Ku itariki 7 Gicurasi rero ibihugu 19 birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Singapore, Australia, Norvège, Argentine ndetse n'ibindi bihugu byatangaje ko rero itangazo rihuriweho bigaragaza ko rero hagati yabyo bitazigera bishyiraho imisoro kuri buri gicuruzwa kugeza mu gihe kitazwi. Ni umwanzuro rero watangiye kubahirizwa ku itariki ya 8 Gicurasi 2026. Icyakora uyu muryango ugaragaza ko rero watengushywe nuko ibyo gusubira iby'iyi misoro bitahuriweho n'ibihugu byose bigiye bitandukanye kugira ngo bize kuba byagabanuka. Rero ibi bihugu bikize impamvu byasanze gushyiraho uyu musoro atari ikintu kiza habe na gakeya, kuko n'ubundi nibyo bifite biriya bigo bicuruza, ari nayo mpamvu bavuze bati rero ibi bigo byacu bicuruza reka tubirengere, kuko n'ubundi bikunze gucururiza muri bya bigo bikene. Ibyo reka tubicumbikira ngo twigarukire ku bivejuru. Ibivejuru ukunda kubona nyine wabona ikintu kidasanzwe ukavuga ati ni ikivejuru, wabona umuntu udasanzwe ukavuga ngo ni ikivejuru, n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko ibivejuru byitwa unidentified flying object, biguruka mu kirere nyine utamenya inkomoko yabyo. Ku itariki 8 Gicurasi rero 2026 igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatunguranye gikora ibintu bitari byitezwe n'abantu benshi cyane bibaho rero mu mateka, gishyira hanze inyandiko zibanga zivuga ku bintu biguruka mu kirere bitazwi inkomoko yabyo, bakunze kwita ibivejuru cyangwa se unidentified flying object. Iki rero ni icyemezo cyafashwe nyuma y'igitekerezo gikomeye cyane ndetse n'itegeko rya Perezida Donald Trump avuga yuko rwose ngo nta mpamvu yo guhisha aya makuru, hagamijwe gushyira ukuri kose hanze ku bintu byakomeje kwibazwaho n'abantu benshi cyane batari bake, bikanakinwaho amafilime agiye akomakomeye agiye atandukanye.
niba nawe uri umwe mu bakunzi b'amafilime ushobora kuba warakurikiye filime zijyanye n'ibi ngibi. White House rero yavuze ko iyi ari intambwe itarigeze iterwa n'indi guverinoma iyo ari yo yose usibye iya Donald Trump. Izindi nyandiko rero zatangarijwe ku rubuga rushya rwatangijwe rugenewe gushyirwaho izi nyandiko z'ibanga. Icyiciro cya mbere rero kigizwe n'inyandiko 120, amashusho 28 ndetse n'amafoto 18 byavuye rero mu rwego rw'ubutasi rwa FBI ndetse na NASA, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igisirikare cya Amerika niho ibi ngibi byari bicumbikiwe. Hanashyizwe hanze rero amashusho yafatiwe ku kwezi mu butumwa rero bwa Apollo 17 cyangwa se 17 yerekana ibi bintu bidasanzwe ku isi yacu. Aya makuru rero agaragaza ko rero ibyo bintu biguruka bitazwi inkomoko yabyo bitabonetse muri Amerika gusa, ahubwo ngo byagaragaye mu kirere cy'Ubuyapani, aho rero byari bifite ishusho nk'iy'umupira w'amaguru. Byagaragaye rero kandi no muri mu Bugiriki bw'Uburasirazuba rero byagiye bigaragara no mu bihugu bya Afurika byinshi cyane bigiye bitandukanye. Impamvu nyamukuru rero yatumye igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ati reka dushyire aya makuru hanze ndetse n'abandi bantu bamenye aya mabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari biki. Inyandiko rero zashyizwe hanze ni amakuru ahagije cyane cyangwa amashusho akeye abahanga ba Amerika bafite yatuma bemeza inkomoko yayo. Iki gihugu rero kizeye ko rero gushyira aya makuru ku mugaragaro bizatuma abahanga bigenga mu zindi nzego ndetse n'abaturage muri rusange basanzwe bafatanya mu busesenguzi bw'amashusho ndetse n'irindi koranabuhanga bazafasha kugira ngo bakomeze kugenda basesengura ubundi tuze kugira gutya tumenye ibyo ari byo. Benshi rero bahise bibaza niba gushyira hanze aya mabanga bivuze ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko rero hari ibivejuru cyangwa se ibintu byo mu yindi mibumbe biza ku isi. Murabizi yuko ku isi hari imibumbe, hari imigabane myinshi, ariko nanone muri universe yacu dufitemo indi mibumbe myinshi cyane ikomeza kugenda izenguruka, ari nayo mpamvu isunikira abantu gukeka yuko muri iyo mibumbe ngo haba hafite ubushobozi bukomeye cyane bwo kuba hacumbikiwe ibindi biremwa bidasanzwe. Kuba rero ibi bintu bitazwi nibivuze yuko rero ari ibivejuru, kuko rero ngo bishobora no kuba ari ikoranabuhanga ry'ibindi bihugu by'ibihangange cyangwa se ibindi bintu kamere ahantu hatasanzwe nyine bikaba biriyo gutyo. Izi nyandiko rero 162 ni intangiriro, kuko rero igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko hari inyandiko zibarirwa muri za miliyoni zigomba kubanza gusuzumwa mbere yo gushyirwa hanze. Byemejwe ko rero ibindi byiciro by'amabanga nk'aya ngaya bizajya bishyirwa hanze uko iminsi ishira, kugeza igihe ibyo bintu byose bizwi n'igisirikare bishyizwe hanze ku mugaragaro ngo buri muntu wese abashe kuba yabyirebera, abashe kuba yabyibonera. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biri kugenda biba ibyogajuru ndetse n'ibivejuru. Ni inkuru ishaje, ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Rero mu kugenda bayigarukaho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ati reka dushyire umucyo hanze, reka dushyire amavuta hanze, abantu bose babe bayabona. Naho iyo wakurikiraga yo yari Wasam TV Show, icyo tugusaba gusa ni cya kinini no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki, hataho ngaho utazigira ucikwa n'amakuru meza aca hano kuri Wasam TV Show. Icyo tugusaba gusa ni cya kinini no gukora subscribe. Ugire ibihe byiza.